Abakunzi b'Intare Official reka mbasuhuze mukomere cyane, mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, kandi ndabakunda cyane. Niyo mpamvu nanjye ndahangaha muranyumva kuri mikoro, ariko imbere kuri kamera hari umuvandimwe mubona. Uno muvandimwe mubona ni FDLR ukomeye, urabona ko akiri umusore, ntabwo yari yasaza, ariko n'umwe n'ubundi araza kubibwira ibikorwa yabayemo, abo bagiye babana, aho yakoreye ibyinshi araza kutuganiriza. Ikamanze namusuhuza. Muri aho muvandimwe? Mukomere cyane. Yego yego, ngiye nitwa Clever Bemba, hano ni ku Intare Official. Nabasuye rero, nageze hano Mutobo kugira ngo ndebe uko ubuzima bumeze, uko mwakiriwe mukimara kugera mu Rwanda, aho wabaga, uko byari byitwaye. Ni byinshi tugiye kuganira. Ndashaka kugira ngo mudutege amatwi, mukore subscribe, ubundi musharinge ibiganiro byacu. Inzi ko abantu benshi bari buze kunezerwa n'ibiganiro tugiye kugirana. Ku mazina witwa nde? Ku mazina nitwa Soldat Hafashimana Mbale. Soldat Hafashimana Mbale. Soldat Hafashimana Mbale, wavutse mu ryari? Navutse mu mwaka w'1988. 88. Nuko ngo ufite imyaka 27. Ibyo kabisa. 27. Mu myaka 27 ufite urugo urubatse? Ndubatse, ariko urugo rwanjye umudamu wanjye yasigaye muri Kongo. Umudamu wawe yasigaye muri Kongo? Yego. Ubu umaze igihe kingana ute winjiye mu gisirikare ryari? Winjiye mu gisirikare mu mwaka w'2021. 2021. Wageze muri Kongo ryari? Nageze muri Kongo bijyanye n'ababyeyi banjye, twagezeyo muri 1992. 1992. Ndemeza ko nta ntambara zari zihari muri 1994. Mukimara kugera muri Kongo, urumva muri 1994 wari ufite imyaka itandatu. Ni imyaka 6. Mu myaka 6 mwasuye mu zihe nkambi? Twasohoreye za Mugunga. Mwasohoreye za Mugunga. Niho se mwakomeje kuba? Wenda tubwire, mwavuye Mugunga ujya hanaha, byagenze gute? Ibyo byose inkambi zikimara gusenywa nari ndi mutoya. Yego. Ndabyibuka twerekeje za Warikare. Yego. Turangije twambuka Rubero turahatura, twatuye ahantu hitwa Kobo. Ikobo. Twavuyeyo mu mwaka w'2002. Yego. Mujya he? Tuza hano Masisi. Masisi agana he? Masisi twatuye za Ruvunda, Mushaki, aho ngaho. Hano za Ruvunda na za Mushaki, hakurya ya za Kagusa na za Musongati, iyo ngiyo? Aho ngaho kabisa. Kumva ko maze kuko iwacu. Yego yego. Mumara kucyatura muri za 2, wabashije kujya ku ishuri? Nagiyeyo tukiri i Rubero. Yego. Nagiyeyo, ariko ibihe ntibyankurira kubera intambara n'ubukene twari dufite. Niga amashuri abanza, nize primaire. Wize primaire? Uyigira muri Rubero? Muri Rubero habagayo imitwe yitwaje intwaro, ntabwo twavuga za mayimayi n'ubundi bavugaga, ntabwo nkamwe b'Abanyarwanda mwahuraga n'ikibazo kuri bo, wenda bakora ibintu by'amavangura muri Rubero? Ibyo byose twe twasanze intambara zisa nkaho ziri gucogora z'amoko, kuko intambara yabaye muri 1993 y'amoko isa nahe ishize, amaze umwaka gumwe. Twagezeyo zisa nkaho ziri gushyira, kuko twe twabanje kubona mu mashyamba, ntabwo twatuye mu nsisiro. Donc mwabanaga icyo gihe n'aba FDLR? Twarabanaga, kuko ntabwo mwagiye mu nsisiro ngo mubane n'abaturage. nibo bari baturinze, niko nabyita. Mukimara kuva mugeze za Ruvunda aho muri za 2, ajya ni 2002. 2002. Nibuka ko ababyeyi bawe
byagenze gute? Bavugaga ko ari abanyarwanda se cyangwa bavugaga ko ari abakongomani? abanyarwanda kabisa samples. Ubu bo bari mu Rwanda nabo baratashye? Ubu ngubu bo barashaje ntabwo bakiriho. Ubu uri umwana wa kangahe? Ndi umwana wa 8 iwacu. Iwanyu uri umwana wa 8. Abandi bakuru bawe cyangwa inyuma yawe hari abandi bana? Ntabo. Uri bucura? Ndi umwana wa nyuma iwacu. Yego, bakuru bawe bo baba bari he? Bakuru banjye ngira b'abahungu ni abakobwa. Abakobwa bashakiye muri Kongo bashatse abagabo b'abakongomani. Yego, none wenda nakubajije urukumva ko turacyakomeza. Aho mwari mutuye mu Rwanda nihe? Aho wenda mwahunze ku makuru agiye ukurikirana nihe? Mbo twari dutuye mu burasirazuba bw'iki gihe, mu burengerazuba bw'iki gihe, mu burengerazuba. Ubu ni akarere ka Nyabihu. Kera hitwaga? Kera ntabwo ibyo nabisobanukiye kuko nakunze kubiriya ntabwo niho wagera mu Rwanda. Niho nagera mu Rwanda. Mbega u Rwanda ubwo narugezemo nta narinzi ukuntu rumeze. Ntabwo ari uzi uko rumeze. Winjiye mu gisirikare ryari? Ngiye mu gisirikare 2021. Hariya se aho mwari muri za Ruvunda niho winjiriye? Oya, twavuye za Ruvunda. Yego. Dutura ahantu hitwa za Karenga, ni muri parike. Aho ngaho niho ninjiriye igisirikare. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe cy'amatsiko. Doke mwavuye iyo za Ruvunda mumanuka mujya za Karenga. Karenga ndahazi. Na hariya za Tunane kwa Simoni kwa Munyaruguru. Urahazi cyane. Kumva ko mazi ndahazi. Hari na mushefu witwaga Mugabo. Uramuzi? Mugabo nawe ni umunyarwanda? Aya, Mugabo ni umukongomani. Naho uwitwa Kamanutsi wari utuye kuri Tunane? Kamanutsi ni umunyarwanda kuko yavuye mu Rwanda. We yaje vuba ntabwo ari umunyarwanda wahunze kera. Yavuye mu Rwanda mu 2000 gutyo. Okay. Icyo nashaka kukubaza, abantu bari batuye i Karenga bari bande? Bari abakongomani, bari abanyarwanda, bari bande? Abantu batuye i Karenga abantu benshi ni abanyarwanda. Ariko harimo n'abakongomani bari batuyemo bake ko ari hatuye amoko menshi. Ariko abari biganje ni bande bari batuye hariya za Karenga? Ni abanyarwanda kuko nirwo rurimi rwanakoreshwaga aho ngaho za Karenga. Yego, none ukimara 2021 winjiriye igisirikare ya za Karenga, ari centre training yabaga Karenga? Yari iri hafi, zari ziri hafi aho ngaho muri ayo mashamba. Nkahagana he aho mwari hari amasantre training? Batrainingiraga ahantu hatandukanye kubera umutekano. Yego. FDLR ahantu yabaga ntabwo bizeraga umutekano, nta hantu baba nk'umwaka. Ubwo rero bateguraga icyo gikorwa cyo kwigisha abasirikare kubera umutekano rw'aho hantu. Batrainingiraga, babanjije gutrainingirira Kamatembe ndayumva. Yego. Rugari naho habereye training. Okay, Kamatembe n'indi kabera Rugari. Na za Masisito hari ahantu bagiye bakorera za seyi aho ngaho. Ndibuka ko na hariya za Miyanja mu isi yatambutse naho harimo za seyi. Wowe icyo gihe wapasingiye Kamatembe wapasingiye Rugari? Na pasingiye Masisi. Agana he? Muvo niyo hafi ya za Bibwe yo hasi? Urenze Masisi centre ukazamuka nk'iyo ruguru kwerekera za Bibwe cyangwa za Mpate mu Ngumwe. Za Mpate? Ya za Nyange, za Rwamwa? Ni Ngumwe. Yo hasi. Muri 2021 nta bandi mwakoranaga b'abakongomani wenda bazaga kuri training? Barimo kabisa ariko ni bakeya. Yego, urugendo ruracyakomeza. Ukimara gupasinga wagiye mu wuhe mutwe? Nagiye muri FDLR Foka, njya muri Special Force Karapu. Yari yobowe nande? Yayobowe
na General Ruhinda. yari yaramaze kuba generali? Ngo twe niko twamwitaga ariko ntabwo nari nzi igrade rye kuri oje. Kuri oje. Yego, Ruhinda mwabanye hehe na he? Mbo eta majoro ze ntabwo yigeze aba aho mbega aho twabaniye yabaye hano za Kamatembe na Rugari muri ayo mashamba, nta handi yigeze gukorera. Buriya Ruhinda muri iyo club yari afite nk'abasirikari bangana ute ugereranyije? Batangiye ari bakeya kuko niwe usa naho yafondera karapu. Yego, batangiye ari bakeya bageze nko ku 150. Noneho arikirita abandi basore anarabaforoma, ubu yapfuye ageze nko ku basirikare ageze kuri 500 600 gutyo. 500 600. Karapu ibyo yakoraga ni ibiki? Ibyo yakoraga bya karapu ni ibiki byari bigize? Karapu yakoraga ibiki mbese? Cyo yari ishinzwe? Karapu icyo yari ishinzwe ikintu cya mbere ishinzwe guhungabanya ikintu kijyanye n'umutekano w'u Rwanda. Guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ikintu kijyanye icyo ari cyo cyose, yaba muri Kongo yaba hano mu Rwanda, ibyo yaga ifitiye ubushobozi yarabikoraga. Donc karapu yagombaga kubaho igahungabanya umutekano w'u Rwanda, niko byabindi n'ikikomokaho cyose yarakirwanyaga. Wenda karapu yari ifite yari batayo, yari iki? Yari batayo. Yari ifite nk'amakompanyi angahe? Amakompanyi 4. Yari ifite amakompanyi 4. Uriya urakibuka abakomanda kompanyi wenda babaga muri amakompanyi? Mbo abo nakwibuka na abiki gihe. Abiki gihe kompanyi ya mbere anariyo kije ishinzwe kurinda ubuyobozi, niyo nanabagamo, iyobowe n'umugabo witwa Ciza. Yo yari première compagnie. Deuxième compagnie iyobowe n'umugabo witwa Noheli, ariwe bahimbye akazina ka Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre, ariko uzi ko iryo zina ryumva, hari n'amakuru nigeze kumva bakavuga ngo Noheli bamufatiye igoma ariko batamufashe. Amakuru y'ibihuha. Uwo ni deuxième compagnie iyobowe na Noheli, ariwe witwa Seigneur de Guerre. Troisième compagnie iyobowe n'umugabo witwa Aimable. Quatrième compagnie iyobowe na Benjamin. Benjamin bari babura abo b'abakomanda compagnie bafite ama grade bose na Amariyetena. Kumva ko manza wenda ho kicyubatswe, kuko usanga muri wazanenda uriyetena aruteka. Uriyetena ni umuntu mugufiya cyane, nubwo naba muri wazarenda namanza batabamo bose batangira kuba koloneli. Yego, ubu ngubu se wenda wavuyeyo ryari? Mbo ubu turi kuvugana ntago maze igihe kirekire. Maze n'igihe kingana ute? Amezi 2 mvuyeyo. Amezi 2 uvuye? Navuyeyo tariki 7 z'ukwezi kwa 8. Yego, waturutse ahagana he muri Kongo, aho umwari mu deployinze, aho waturutse nihe? Mbo ejo bundi kuza twari tuvuye ahantu hirya za Mpati, ahantu bita Gasima. Mbese ni Hembe, hitwa Kuhembe. Ndahabona niho twari turi. Mbega niho natashye mvuye. Icyo gihe wari ukiri muri komandema ya nuze ya club? Cyane rwose ndi muri komandema. Uwo mwabanaga umukoloneli mwabanaga yari nde? Umukoloneli komanda batayo twabanaga uyoboye karapu yitwa komanda batayo yoboye karapu muri iki gihe. Hari ariwo witwa Sirikove, ba Guillaume n'abandi. Guillaume murakoze cyane. None Guillaume wamusize ahagana he? Guillaume naho ngaho namusize, uretse ko twageze Impati bakora operation, M23 ikora operation irabasunika, kuko twe turi kuza
twiremese muri M23 mwiremeteye he twiremeteye Impati Impati ubwo twarahageze tuhamaze iminsi 3 barabarasa n'ahantu hitegeye aho hantu iyo misozi basize barahabavanye kuko hari n'abasirikare baje bo twakwe twe turabakorodona baraza basize bageze ahantu hitwa Ibirihe hafi y'Ipinga c'est-à-dire tubivuze neza ku Ihembe FDL yamaze kuhava buno igeze ahantu bita Birihe okay hariya ayo makompanyi uko yari 3 cyangwa iyo batayo yose ya Karapu abo basirikare barageze muri 600 ubu ngubu wenda wavuyemo n'abandi bagiye bavamo ukurikiranye ubona hasigayemo nk'abangana uti Mbo banacyariyo ntabwo babura muri 500 kuko abo twabanaga iyo ngo abiremetaga bagera i Goma nkabimenya abarigona kuvuga ngo nshobora kubamenya n'abari hano ubwo ndabazi ntabwo barenza abasirikare 100 bavuyeyo muri iyi minsi mviriye muri no minsi waviriye yego amasasu n'imbunda mwabikuragahe uko wenda imbunda dufate ko mwari muzifite amasasu yo mwayakuragahe twari tuzifite ariko hari iziza zivuye muri guverinoma ya FARDC bakaziduha n'amasasu byose nimo biva barabiduha kabisa barabiduhaga tukagenda tukabyikorera none se nka buno nka hariya za Hembe amasasu n'imbunda mwabaga mwabibona gute wenda muri kirangabo za Hembe reka dutangire mukiri hariya za Kamatembe icyo gihe wenda mwari mukiri guhuza na guverinoma ikiri muri Goma n'ahandi icyo gihe barabibahaga muri kino gihe guverinoma yirukanse aho mukura amasasu nihe Ipinga hari guverinoma ya Kongo irahari FARDC bakimara gutsindwa hano Goma bahise bamanuka bajya za Pinga niho bafungiye kuko bahafite n'agatere k'indege zigwagamo zizanye ibikoresho yego abandi bayobozi wenda bo muri FDLR sibyo bari kiri muri kiriya gice batari muri Karapu bo waba wibuka nk'abandi bari hariya urayibuka ko hari umusaza umwe witwa Nibarinde wagendanaga n'itsinda ryagendaga risenga uwo musaza amanze ari president wa FDLR we yabaherereye wabundi ngo numva baheka General Rumuri yarari aho ngaho yarari ahantu hitwa hafi Nyagisozi hafi y'aho ngaho za Hembe nakuvuga ngo twari tumufungiye yarari hafi harimo nko ibirometero 5 y'aho ngaho turi barabarasha bavanye aho ngaho ubwo banaramanukanye tubari kumwe bose baracyamuheka arahekwa kabisa hari umugabo wari GD w'icyama bamwitaga General de Brigade bamwita Sebastien niyo mazina ye Kimenyi Sebastien ariko bamwita Nyembo nta makuru ye Colonel Nyembo General Nyembo nta makuru kereka nimba yarahinduye amazina atari ko tumuzi twe mu gisirikare ya Nyembo arazwi cyane kuko ni general yitwaga afite amazina ya General Sebastien niba Kimenyi Sebastien ariko ngo niwe wari GD w'icyama bo reka tumwihorere ubu ngubu Omega wenda waviriya ukurikirana amakuru umva ko Omega ari he Omega ari Rucuro ni Rucuro ari Rucuro mu mashamba za Rucuro ahantu hitwa za Kazaruhu ngumwe za Kazaruhu ni mwari uwitwa Sirikove barabana ntabwo batandukana none amakuru yagiye agera ku bantu tukumva ngo Omega ngo yarashwe Omega ngo yafashwe Omega byari bimeze ibyo ngibyo natwe twarabyumvise turi ahantu mu shamba byane twikirama biravugwa cyane ngo bahamurasiye ariko ntiyari muzima rwose twari turi kumwe yari muzima ndashaka wenda ngo uze kudusangiza ku mateka wenda ya urumva ko ni warabaga muri komandema uriya Ruhinda protégene mwaba mwarabanye Ruhinda yapfuye ute wenda ukurikiranye urupfu rwa Ruhinda uko mwabyumvishe wenda wibwira abantu
ari kudukurikirana. Ruhinda yapfuye ute? Ruhinda amakuru ye sinyazi neza ariko urupfu rwe nararubonye. Yego. Narubonye kuko yapfuye ndi mu kigo. Hari umwana wamusasiraga, niyo bakeka ko ashobora kuba yaramwishe kuko hari grenade zatezwe ebyiri ziterwa mu buriri bwe, araryama nuko ziramubasitingana arapfa. Nirwo rupfu rwe nzi rwa Ruhinda. Ruhinda yapfiriye ahagana he? Yapfiriye haruguru y'Isake ahantu hitwa Shove. Shove. Niho ashyinguye? Niho ashyinguye ko yaje mu bitaro i Goma, bamusubiza. Bamanze bamujyana mu bitaro? Ntabwo yahise apfa, yaramukomerekeje cyane aza mu bitaro Hill Africa i Goma. Ni ibitaro bikomeye, abigwamo muri iryo joro kuko yapfuye ari nka nimugoroba nka saa moya. Iyo grenade bari bamuteze nko masaha angahe? Ntabwo tubizi, icyo gihe niyo yagiye mu buriri bwe biraba, ntabwo twabimenye. Kumbe yaguye i Goma. None se umurambo we bongeye kugarura iyo ngiyo cyangwa wenda ni bandi baba baramushyinguye Ruhinda? Ruhinda ni abasirikare bamushinguye ba FARDC ba FDL. Ashobora kuba n'ahantu bamushyinguye ntabwo muhazi? Harazwi. Yashyinguwe he? Niba atari ibanga, ubundi icyambere ntabwo uzasubira mu FDL zikubonye zakwereka, sibyo? Zakugirira nabi. Ruhinda ashyinguye ahagana he? Ashyinguye hari Ishove mu kigo ahantu twabaga. Ishove no Ruhinda ashyinguye. None se umuryango we waje kumushyingura wenda? Mudamu yari ahari n'abana be bari bahari. Yego. N'abandi bantu b'inshuti b'abaturage bari bahari bakomakomeye. Uwo mwana se bavuga baba baramuteze grenade we yarabonetse, yaratorotse? Yarabuze, ntabwo yagombaga kuboneka. None se amakuru avuga ko ari ubundi ari FDL ari ba Omega bamuhigaga kugira ngo bamwice, ngo naho hari amakuru twagiye tubona bavuga ngo naho yararaga kwande ari kwa Omega, iyo ngiyo niho bari bateze baramaze gutegura grenade zo kumuhitana. Ibyo sinabimenya, gusa FDL uko nyizi yanga abantu bafite ubwenge. Uriya mugabo hari ukuntu yatekerezaga agashyiramo morali abasirikare. Yari umuntu wakundwaga n'abasirikare yari ayoboye. Banatekerezaga ko ashobora no kubagumura akabajyana, akaba yanabaza no mu Rwanda. Ibyo barabitekerezaga, ashobora kubona aricyo yazize kuko nta wundi muntu wavuye ku ruhande ngo aze abikore. Byanakozwe n'ubuyobozi, natwe turabikeka. Uri kumva ko byakozwe n'ubuyobozi, ariko noneho ku makuru agenda asirikira ni uko n'ubundi akenshi na kenshi abayobozi bo muri FDL bakunze kugaragara n'ubundi bica bagenzi babo. Ni abanyeshyari, ntabwo nziho kiriya gisirikare cyabo kizabageza. Iyo bakubonyeho gatoya nubwo batanakabona baraguhitana. Yego. Noneho reka wenda dukomeze, ugereranyije ukimara kugera za Mpati kugira ngo ugere Goma byagenze ute? Nakoze cyane kumaze icyo kibazo. Naraje kuko hari umusirikare wari waratashye. Ushaka ko namuvuga n'amazina ntacyo bitwaye? Yitwa Tumaini Idrissa. Tumaini Idrissa yarangije muri faze ya 74. Tumaini Idrissa ndagusuhuje cyane ubwo ntamuzi. Yego. Tumaini niwe wadukorodonye twari batatu, aratwakura. Wowe nande? Njyewe Mbale Amos na Solda Fakage Emmanuel na Solda na Solda Maniriho. Yego. Ubwo aratwakura
abantu ariho turangira uburyo turaza ko twari dufite ubwoba, twumvaga tutagera mu maso ya M23, twumvaga dufite ubwoba cyane kuko twari tumaze iminsi duhanganye nabo. Ubwo turaza tugeze Impati, twaje nijoro tugeze Impati, tuhagera buke ari mu gitondo, duhagarara mu santere aho ngaho turamwakura, tubona umuhayi wari uri aho ngaho aje kudushikira, tuzamura muri defense. Twamaze ibyumweru 2 batuzaniye igoma mu kigo, ubwo abanyarwanda baza kudufata igoma. Bafatiye kuri mupaka? Badufatiye ku mupaka. Yego. None se icyo gihe mwaje mwambaye inifomu n'imbunda byagenze ute? Yego, twaje twambaye inifomu n'imbunda murazizana, muravuga ati twebwe dushaka gutaha twigire iwacu. Murataha, Imana ishimwe ko byagenze. Yewe, urumva ko ni amahirwe mwagize kuba mwarabashije kugera mu Rwanda mukagera iwanyu. Icyo mwarenaga se si u Rwanda? Twababwiraga ngo mugomba gufata u Rwanda, mugomba kugira ute, ntimwarufashe? Mbo reka nkubwire, hari ukuntu badushyiraga, baturasamburaga, bakatubwira ko igihe kigeze tukajya mu Rwanda, noneho tukababaza ibibazo. Njye nigeze kubabaza ikibazo, njyewe ubwanjye narakibabajije, nabaza none u Rwanda ko ndi kureba imbaraga dufite, M23 ko iri kuturasa, ko nta hantu hibarabara dufite nibura, ko daruka no kureba ku muturage, bura dufite imbaraga zatwinjiza mu Rwanda, nibura tugafata umurenge. Arangije baransubiza ngo bazarasa u Rwanda hari aho bari, ngo twebwe tuzagenda duhetse imbunda bandariyeri twinjire mu Rwanda tutarashe. Guheka imbunda bandariyeri ni ukuyiheka ute? Hari ukuntu utwara imbunda ukayishyira mu mugongo, ikareba hano inyuma mu mugongo, mbega umututu ukareba hejuru, ukareba hejuru, imbunda iri mu mugongo hano imbere ntigaragare. Niko gutwara imbunda bandariyeri. Ati mwebwe muzagenda mutwaye imbunda bandariyeri, abo kurasa u Rwanda bo barateguwe cyangwa abo kurufata. Beko bashakaga kumvikanisha ko abazafata u Rwanda bari mu Rwanda cyangwa? Ntabwo ari ibyo, ngo ni Imana yabivuze, Imana izarubaha, Imana izaruduha, mbese ni ibyo ngibyo batubwiraga. Mwebwe muzaza muri kwinjira, RDF iri kwiruka. Ubwo nageze hano mu Rwanda mbitekereje ndyamye, mpita mbona koko ko tuzaza dutwaye imbunda, ko tuzaza tutarashe koko, ko narugezemo ntarashe. Narugezemo ntarashe. Ibyo bababwiraga niyo baje gusanga koko ko ari ukuri. Nararyamye mbona ari ukuri. Usanga ko batababeshye. Usanga ko barababwiraga ati muzaza mutwaye imbunda bandariyeri, koko nako muzarugeramo mutarashe, koko warugezemo utarashe. Ko Imana izaturasira, kuko Imana yanarandasengera mu Rwanda. Yego, wenda reka tugereranye, ugenda ukigera mu Rwanda uburyo abonye RDF, Rwanda Defense Forces na FDLR FUCA, ubu wabigereranya ute? Icyo kibazo kiragoye cyane. FDLR na RDF ni ibintu bitagereranywa. Ni ibintu bitagereranywa. Hari ibyo nkunda kubwira abantu, mu by'ukuri hakuntu uri nko mu rugo rw'umuntu, usanga uwo muntu ni umworozi, yoroye inka. Yego, ubona inka, kwitegereza inka ukabona n'imbere biratambutse, ntabwo wavuga, ni ibintu bitagereranywa. Ni ibintu bitagereranywa. Icyo kintu nkunda kukivuga no kugitekerezaho cyane. Ntabwo wafata inka ngo uyigereranye n'imbeba. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Aho ngaho wanshubije, kandi wanshubije mu buryo bw'ubuhanga. Unari umuhanga cyane, kuko icyo gisubizo umpaye rwose kirimo filozofi irenze igipimo. Ntawagereranya inka n'imbeba
ni ukuvuga ngo RDF na FDL ni ibintu bihabanye cyane n'ibintu tutabasha kugereranya. Yego ukimara kugera mu Rwanda wakiriwe ute? Nkimara kugera mu Rwanda twageze hano muri iki kigo cya Mutobo. Ukigera kuri barriere wenda uraza kutubwira muri Mutobo. Nkigera kuri barriere baratwakiye, turi mu modoka ya gisirikare, batuvana mu modoka ya gisirikare tujya mu bisi nziza. Abantu batwakiriye baje bari kutuganiza neza, ari kuduhumuriza. Ibyo batubwiye nanageze hano nsanga nibyo ahubwo birushijeho. None ko ibyo bababwiraga muri hakurya babwiraga ko uramutse utashye mu Rwanda bigendera, katuzi ko bamwica, katuzi ko bamwica, ariko nasanze nabo n'abafashwe nasanze ari bazima kabisa, banafite n'ubuyobozi ubu ngubu. N'abafashwe none mwebwe mwizanye? Twarizanye, ni ukuvuga ngo abarira mu mashyamba bazi yuko utashye ari wese adashobora no gukandagira kuri ubu butaka bw'u Rwanda, bamwicira no muri Kongo atarahagera. Ari kugera muri Kongo waba uri umusirikare wa FDL bakakwakira rwose ukarya, wabona wagana fanta bayiguha, bakakwakira kugeza igihe barakugereza ku bagushinzwe b'Abanyarwanda baraza kugutwara. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya M23 nacyo kirubatse? Igisirikare cya M23 kirubatse, ahubwo leta ya Kongo nitareba neza, ntabwo ndinjira muri politiki ariko barayifata na Kinshasa. Mutobo se ukimara kuhageraho wahabonye ute? Mutobo nkimara kuhagera nakiriwe mbese nk'umwana, wa mwana wa Bibiliya yavuze w'ikirara wari waragiye imahanga, akarya ibyo byose yabirangiza akaza kwa se yaramwakiye. Nanjye ni nka gutyo nakire, mbese nakiriwe nk'umwana w'ikirara wari waragiye hanze. Arakiwe cyane, u Rwanda rwaranyishimiye, sinanjye njyenyine ni benshi. Reka wenda tunakomeze. Imbunda twavuga muri FDL bari bafite zikomeye ziteye ubwo, imbunda twavuga bafite zikomeye ni nk'izihe? Imbunda bafite, abona FDL nta mbunda zikomeye ifite imbunda zitwa, sinzi nimba wenda warabaye umusirikare, ariko ntabwo nawe umusirikare, ndi umusivili. Nimba utarabayeho umusirikare, ariko abasirikare baratambuka ukabona ibikoresho baba bafite. Hari izo ndi za RPG, machine gun, niyihera na tweruvu nakira, tweruvu bacu tuyita miyaya. Manza ari ibyo nzi kuko nazo nizo nzi na zino za Kalashnikov. Imbunda bafite ngahe ukomeza njye nawe umusirikare. Imbunda FDL ifite ni imbunda ni miyaya niyo mbunda nini. Bafite n'imbunda itera amabombe yitwa Mortier 80, niyo mbunda mbese nini bafite, kuko izo nizo mbunda zishobora kugendanwa. Nta gifaro bagira se? Bakinyuza kumbajije ikibazo cy'ubwende rwose. Ntuvuga ngo nta gifaro bagira kuko naho bafite bakinyuza. Imbunda afite ni nini Mortier 80. Nkariya muri Karapu mwari mufite nka Mortier 80 zingahe? Dufite ebyiri ariko zarasigaye, buno ntazo zasigaye hano mu birunga kuko ntitwe dushoboye kuzikorera turi guhunga. None buriya mu birunga zikoreshwa nande? Bafite uburyo babibika, baba bateganya kuzagaruka, ariko ni mo biri. Babishyira mu rutare? Hari ukuntu babihisha, twe ntago babitwereka, hari ukuntu babihisha, ubwo baba bari guteganya kuzagaruka bakabikoresha, kuko ni imizigo zitari zishoboye kwikorerwa. Amasasu ariko mwarayajyanye, mwari mufite amasasu menshi? Amasasu twarayajyanye ariko twageze yarashize, biba ngombwa ko bakora dona andi masasu. FARDC iduha amasasu tujya kwikorera ipinga, niho twongeye kugira amasasu. Mwagiye kwikorera pinga? Niho mwongeye kugira amasasu. Yego, ubu ngubu wenda ugereranyije muri FDL yose haba hasigemo aho wari ahenda muri, kuko wenda FDL muri Sud Kivu bari aba CNRD n'abaki,
hari n'abariya bari yazabinza byo umva bo niba ari iki babita ngo niba ari rudi n'abasohoke niba ari abasohoke n'abandi bitwa niba ari FPP abari hariya muri foka wenda aho mwabaga habasigayemo nk'abasirikare bangana foka yose foka yose iri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 ntabwo yarenga umwe kuko ubwo nkoze uwo mubare kurikije amabatayo yo foka ifite ubu ngubu amabatayo foka ifite nangahe ifite amabatayo 4 ntabwo ikigira amabrigade nta brigade zavuyeho naho amasegiteri n'amarejima amasegiteri ni ukuvuga ngo foka yose ni segiteri imwe urakomanda foka aba ari komanda segiteri barihuje babaye bake buno abakomanda batayo se waba ukibibuka amabatayo wenda asigaye ari muri foka ntabwo nabibuka iyo wibuka ni karapu ni karapu mbese kubera ko maze nk'umwaka ntazi impinduka zabayeho kandi bahora bahindura amaporomosiyo bajya babaporomotinga bakabazamura mu ntera hari abo babikoreye ariko ntabwo ari bose bazamurwa mu ntera ariko ni abasore babikora mu buryo bwo kugira ngo barekirite abana bari kurangiza amashuri ni ukuvuga ngo iyo ugiyemo kiriya gisirikare ufite amashuri iyo ugiye nka kiriya gisirikare ufite amashuri 6 uri umudiplome baguha amashuri urangiza kwiga ukajya kwiga SM ugasohoka uri umuajida wasohoka uri umuajida ujya numva ngo ni wajida abo ngabo usohoka uri umuajida hashyira nk'amezi 6 cyangwa umwaka bagahita kuzamura ukaba suriyetena ariko ntibarenga aho ngaho bo wenda reka tunakomeze hari ibindi bibazo n'ubundi ndakomeza kukwibariza iyo ubonye FDLR ubona ko hari ikizashobora wenda ku Rwanda akizashobora kabisa n'umwana utaramenya kuvuga ukimubajije icyo kibazo yashobora kugisubiza yego ndashaka kugira ngo hagire abuzi wasize inyuma inshuti zawe abayobozi bawe ugire message wabaha n'icyo wababwira wenda ubabwire uko abonye u Rwanda uburyo bo bitwaye ubahereze message urakoze cyane bo nabaye muri batayo igihe kirekire imyaka igeze muri 4 hafi 5 nyibayemo abasirikare baho bose n'abayobozi baho bose turaziranye kuko nakunze kubana nabo cyane umuntu wese unzi ku izina rya Hafashimana Mbale yego Mbale uwo ari we wese mushishikarije gutaha rwose azafatanye n'abandi twarasigaye u Rwanda mbese ni paradizo atahe azakirwa neza cyane muri make bagiye kuzajya bambona hari mu mwaka n'imyaka igiye kuza mbese baze bige nk'iby'abandi bize bige gutwara amamodoka bafite imihanda bafite iki bige kubaka amazu bavamwe buriya burindagizi kuko biriya barimo ni ukurindagira batahe nta muntu ndavuga izina kubw'umutekano we abagabo ndabazi ushobora kuvuga izina ry'umuntu ariko uvuze nka Guillaume ngo Guillaume waretse abo bana bagataha umutekano we n'ubundi niba nuza azamukumbanya uriya we ntiyataha ntuzashobora kuba zanamwica nawe kuko urabona barakubaranga gutaha uza akabiyicira Omega ni ukuvuga ngo nawe arebe kure bagenzi be bari aha ngaha bameze neza wa wundi wamusimbuye
wamusimbuye nani Manudi. Manudi Yasimbuwe na Manudi. yasimbuye ahubwo Manudi. Yasimbuye Manudi. Ari ahangaha kabisa. Kandi Manudi yari yarafashwe. Yari yarafashwe. Twe tuzi ko yapfuye. Buriya natangajwe no kumubona ahangaha. Natangajwe no kumubona ahangaha. Ameze neza cyane. N'umusore arabyibushye. Umusore ameze neza kabisa. None niwe duhaye wacu hano mwa kino kigo. None nka ntuza nka Omega wabwiye Fande James Kabare bati nkazataha mu Rwanda nta mututsi ukirurimo. Omega azarutaha bizagenda uti? Bariya bose bafite imitima yinangiye bazapfira muri Kongo, mu mashyamba ya Kongo. Kwaza nta nubwo nari kera. Kubera ko yereka nkubwire munyamakuru, Kongo irebye kure yakwirukana FDLR ku butaka bwayo. Kubera ko ibitari ibyo ntizagira amahoro. U Rwanda ntabwo ruzarebera biriya bintu biri kuba. Izi FDLR kuza hano mu mujyi ntabwo bibaho. Ariko wenda uriya mugabo, hari umugabo bafashe yitwa Tokyo. Tokyo wari umuzi? Tokyo ntonari muzi, ariko izina ryo nararyumvaga, ariko ntonari muzi. Tokyo yabaga muri FDLR, yabaga muri Wazalendo. Tokyo yabaga muri Wazalendo, ariko yari umu FDLR. Yari umu FDLR avamo mbega baramudegaraze. Atavamo ajya muri Wazalendo kugira ngo akomere. Ni nka kuriya kwa Inyasi. Ni benshi bagiye bafata formation muri FDLR, babona barabapfinagaje bakazamuka bakigira muri Wazalendo. Ureba waba wibuka bari muri Wazalendo, wenda Inyasi ndamwibuka we ngo ni generali ari muri Wazalendo. Tokyo nawe yabanaga na bajamari abandi b'abanyarwanda bakiri hariya muri za Wazalendo muri Nyatura abazungu. Hari abo waba wibuka? Abo naba nibuka. Ari abayobozi bamaze kugera muri Wazalendo bakoresha uko bashoboye kose kugira babone nationalite ya Kongo. Nationalite nawe yishaka urayibona, ariko none ntabwo byari birakuraho ko iwanya ari mu Rwanda. Nto twakundaga kwinjira mu byabo cyane. Ubundi uri hariya ikintu ubushinzwe nicyo ukurikiranaga gusa. None se amafaranga mwakuragaye yo kugura nk'amabote, kugura imyenda, mwakoraga iki cyabahezaga amafaranga ariya muri club? Hari ukuntu Kongo ni igihugu gisa nkaho gihumye. Ibintu by'amashamba twaragendaga tukaba mu mashyamba, twarangiza tugashyiramo ibikorwa. Nk'ibihe? Ubuhinzi. Haba hari amashyamba ahantu abaguzi b'amakara bagera tugaca amakara. Naho abaturage bakinjira bagashyiraho amabariyeri yo kwishyuza imisoro. Barangiza noneho ayo mafaranga akaba ariyo bafata bakagurira abasirikare bote, kuko twebwe muri karapu ntabwo twiguriraga bote. Umuyobozi wa karapu niyo yatuguriraga bote. Ko abantu bashinja karapu ko ariyo ya mbere yibaga inka ya muri teritwari ya Masisi, buriya ni ukuvuga ngo nimwe batumaga mukagenda mukazi. Hari abantu bavuga ngo bagiye gukarapura, ni abakarapu ngo bo kwa Ruhinda bagiye gukarapura. Ni ukuvuga ngo ibijyanye no kwiba inka byakorwaga na karapura, nimwe mwabikoraga? Ibyo byarakozwe kabisa. Ntabwo mwamaraga icyumweru mutari akaboga? Cyarashyiraga, ariko igihe ziziye nyine zikaribwa. Yego muvandimwe, rero ndumva twagiranye n'ikiganiro cyiza. Gusa Soldambale, icyo nakora njyewe ni ukugushimira, gukomeza kukwifuriza kugubwa neza. Icyo nakwifuriza rero, wageze iwanyu ugira Imana n'amafaranga, kandi ubwenge baguha ahangaha aho uri uzabukoreshe neza, buzakubyarira umusaruro cyane rwose. Nanjye ndabashimiye. Yego bw'iki kiganiro tugiranye. Yego. Sinzi rero ko unashimire n'abayobozi bo mu kigo aho muri n'abayobozi b'u Rwanda, kuko uburyo baba babakiye rwose nabo gushimirwa. Nibyo. Ndashimira
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko niwe washyizeho iyi komisiyo yo kudusubiza mu buzima busanzwe bwo kutuvana mu mashamba tuvana no mu buhumyi. None nkashimira uyu muyobozi wacu dufite hano, ntabwo muzi izina ariko numva bamwita center manager. Aratubungabunga rwose, akaturinda ikibi cyose cyatubonekaho, akatugira n'inama, ndetse n'abantu bose bakoramo hano ntacyo twifuza ngo tukibure. Bose ndabashimiye, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibaho ubuzima bwiza. Yego, murakoze cyane rero abakunzi b'Intare Official. Uwo ni Private cyangwa Soldat Mbale, umwe mu bari mu mutwe ukomeye Special Force ya FDLR CRAP. Mukorere subscribe, musharinge ibiganiro byacu. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Yari Clever Bemba.